Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya ADEC Ruhanga ni ikigo cyubatse mu murenge wa Gatumba w'akarere ka Ngororero. Abagize umuryango ADEC Alumni barimo abahize, abahigishije, abahakoze indi mirimo mu myaka itandukanye ndetse n'inshuti za ADEC bakaba bahuriye muri iki kigo ku nshuro yabo ya mbere, bakaganira ku iterambere ryabo n'iry'iki kigo, aho bishimira igikorwa bakoze bakaba biyemeje no kwegera bagenzi babo batabonetse bagahuza imbaraga kugira ngo iryo terambere rigerweho. Ndayisaba Theoneste na Mukakamana Theodosi ni bamwe mu bize muri iki kigo, baravuga uko bakiriye uyu muhuro ndetse n'icyo bagiye gukora kugira ngo iki gikorwa gihoreho. Jewe nanyuzwe neza kubera ko ibintu byahabaye byari ibintu by'agatangaza bitugaragariza icyizere cy'ejo hazaza, bitwereka ko ahubwo n'abandi bantu bose bize muri ADEC bagomba kuza bakatujoyininga, tukajya tureba promosiyo, buri promosiyo abantu bagiye bahiga, ndetse tugafata abantu batatu muri buri promosiyo tukajya tubaha gahunda yo kugira ngo badushakire abandi bantu biganye kugira ngo tuzabashe guhura turi umubare mwinshi. Icya mbere nabonye ni imbaraga College ADEC yungutse kandi zikomeye, kuko kuba n'abantu baba muri diaspora byabahagurukije bigaragare ko ni imbaraga zikomeye kandi za ADEC College ADEC yungutse. Tukaba twanafatiyeho umwanzuro wo gushaka n'abandi bose n'abandi bahize kugira ngo izi mbaraga, iyi ntangiro twatangiye ye kuzasubira inyuma ahubwo dutere imbere. Izi ni zimwe mu mbogamizi abiga muri iki kigo bahorana, zikaba zigomba gutekerezwaho mbere y'ibindi. Ikintu cya mbere mbona cyakwihutirwa gukora ni ugufasha abana mu myigire no mu myigishirize. Urabona ko inyubako zirashaje, aho laboratwari bakeneye laboratwari, habiga amaseyanse, bahoze batugaragariza ko bafite ibitabo ariko batagira isomero. Ibyo tukumva ko bibonetse ku ikubitiro rwose ishuri ryacu ryarushaho gutera imbere. Umuyobozi w'iki kigo Bwana Biziyaremye Bernard avuga ko iri huriro baryitezeho kuzateza imbere imyigire n'imyigishirize muri iki kigo bakagera ku burezi bufite ireme. Ihuriro turyiteze ko rizateza imbere imyigire cyane cyane kuko niyo ntego yacu, imyigire n'imyigishirize, kugira ngo tujye kuko turebe bwa burezi bufite ireme aho buganisha muri ADEC Ruhanga. Bamwe bagize mu zindi nshingano ariko abaje barashimije kandi bihaye ingamba zikomeye zizateza imbere ishuri ndetse n'uburezi muri rusange, nk'uko communauté muri rusange igomba gukora participation ku myigire myigishirize. Tuguje intego za ADEC, intego dushaka kugira ngo ribe ishuri ryihanganye muri uru Rwanda, turashaka kugira ngo badufashe nabo ubwabo bifashe natwe badufashe tugire ku iterambere muri rusange. Muri uyu muhuro habayeho gusangira ijambo, hatangwa ibitekerezo biganisha ku guteza imbere ikigo ndetse n'abakinyuzemo, hanatorwa komite nyobozi y'umuryango ADEC Alumni uhuriwemo n'abanyuze muri iki kigo, ndetse abitabiriye uyu muhuro bakangurirwa kuba abambasaderi beza b'ikigo. Umuyobozi w'uyu muryango ADEC Alumni Bwana Uwimana Pacifique avuga ko iki gikorwa cyakozwe mu rwego rwo gukangurira abize n'abigishije muri iki kigo kujya bagaruka gusura aho bavomye ubumenyi, bagafatanya mu kugira uruhare mu iterambere ryabo ndetse n'iry'iki kigo. ADEC yaraturize, twatangiye aha ngaha turi ibibondo, uyu munsi turi abagabo, turabyaye, turakujije. Umubyeyi iyo akureze ugomba kugaruka ugashima. Ni icyo gikorwa turimo mu by'ukuri, ni ugukangurira abize hano kuri ADEC kugira ngo tujye tugenda ariko tugaruke ku isoko. Mu by'ukuri igikorwa cya Alumni gifite intego ebyiri. Intego ya mbere ni uguhuza abize hano, ya kabiri ni ba bandi bahize bagomba nanone kugirana umushyikirano n'ikigo n'ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo tumwe dufatanye duterane inkunga, duterane ingabo mu bitugu, aho ikigo kibona gifite ibibazo kandi twebwe dufite ubushobozi tukizahure. Ubwenge, uburere n'ubwitange ni zimwe mu ntego z'iki kigo. Abaharangirije amasomo n'abahakoze bemeza ko ubwenge n'uburere baherewe muri ADEC ari ntagereranywa, nabo bakaba biyemeje guhuza ingufu, gushyira mu bikorwa ndetse no kuzuza intego y'ubwitange kugira ngo ADEC Ruhanga ibe ishuri ry'icyitegererezo mu burezi bw'u Rwanda. Iki kigo cyatangiye mu mwaka w'1986, kikaba gitanga ubumenyi ku banyeshuri biga amasomo ajyanye n'imibare, ubutabire, ibinyabuzima, ubugenge n'ubumenyi bw'isi. Mu itangira ry'amashuri y'umwaka utaha muri iki kigo bakazatangiza n'amasomo yo mu mashuri y'icyiciro rusange. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.